we Kasuku urabizi ibintu bwose ukuntu byose byagenze njyewe simvugira mivumbi kumuvumba natera bwoba ngira nta n'umuntu wantera ubwoba njyewe uyu mureba hano nta nubwo njyewe ntago wantera ubwoba rwose nta nuwo natera ubwoba uretse kuza kwivugisha ngo yavuze ngo sinza nakubwiye nti umunsi wagarutse naha tuzesurana that's it nta n'ikindi njyewe umuntu yamvuze ntaribi kuko nanjye simvuga abandi ariko nimwigire hina simba cha gutinda hano abantu mubyibuka neza turi mu bikorwa byo gufasha Kasuku yaraje ku live aravuga ngo arananyandikira ngo reka aduha umuntu tumufashe uri kumva mu ntega amatwi jewe mbibabwira noneho abamama barabyibuka abo mu Bubiligi abo muri Canada nabo muri Amerika mwese ukuntu mwoherezaga amafaranga ngo dufasha abantu muri kiragiye cya corona na nyuma yahe niwe muri byibuke neza we yaraje aduha abantu ngo tubafashe aduhaye abantu ngo tubafashe dusanga nimbara duhaye nyina wabo nimba ari nyirasenge aduha ibintu byinshi atubwira ibintu byinshi ari naho nakuye ibya papa we ndicecekera nta nubwo ngomba kwibazanira hano none harongera aduhundi abo bantu bari mu Bubiligi murabyibuka harimo abantu bari mu Bubiligi mwazanye amafaranga ngo tujye gufasha andi ikindi gihe aduhereza umuntu ngo tumufashe dusanga ni njyewe sanga ni muri umunawe shu umuntu uri muri Amerika udashobora gufasha famiye ye agatangira akaza akayisegera hano uri kumva niho havuye icyo kintu noneho arangije mwumve gatoya tuza kuvugana burangiye naranamublockinze araza aravuga ngo hari ibintu ashaka ko dukorana amafaranga sibwo wampemba wayakurahe arangije avuga 400 sheri amafaranga 400 fata nkajya muri Simba nkasohoka shize njyewe ngo ayampembe naramubwiye nti nimpereza abakozi bawe nkabane mbaguhembere uri kumva arangije ngo ikindi ngo jewe ngo murana hafi ngo na leta y'u Rwanda ariko yivugira ubwo abinyibwirira ngo twajya tugira byinshi dukorana ndababwira niye nuri umuvugizi wa guverinoma gutyo ngo nongo mucikaho nyo ndamuhunga ahantu hose n'ikigaraho mubonye simba nkeneye kwegerana nawe kuko nta nubwo rwose never ubwo rero we Kasuku urabizi ibintu bwose ukuntu byose byagenze njyewe simvugira mivumbi kumuvumba natera bwoba ngira nta n'umuntu wantera ubwoba njyewe uyu mureba hano nta nubwo njyewe ntago wantera ubwoba rwose nta nuwo natera ubwoba uretse kuza kwivugisha ngo yavuze ngo sinza nakubwiye nti umunsi wagarutse naha tuzesurana that's it nta n'ikindi ibyo byo ndumva bihagije yes utazansuzugura n'umunsi n'uyu n'umwe wowe Kasuku wowe urangije niyo mpamvu ahoza mu kanwa nuka ntaribi n'ubu ngubu ndabizi uraje uri kumva mu bantu uza guhungeta usa nk'ushaka kugira ntago mbamo ntuzanatusha ahubwo upo nabikubwiye ngo ngwiki wowe Nikodra onkorera kuri YouTube nako kuri Instagram wowe witukura ukora amalive 2 n'ibiganiro nk'icyatanu ikikwereka yukuba wana deprime yes ubu ugomba gukora amalive n'ibiganiro nk'icyatanu ariko ni hano ngese nabuze content ntabwo nabuze content ariko kuko navuze nireka aho wahereye reka ngwe ka content byibura sibyo nakubwiye ni uzambara ipantaro ukora ibiganiro igihe kingana n'icyumweru ipantaro nzakubwira nzahita nkubwira ikindi mumumbarize muti umukobwa mwakundanaga witwa Nadege mwamaranye imyaka 8 mbazanira izanyu witwa Nadege mwakuranye imyaka 8 utiyagutaye kubera iki we utajija unatahaya ubwo jewe rero ubu ngubu rero muravuga ngo sho nibwo zigitangira uwitwa Nadege mwakuranye imyaka 8 mwapfuye iki yagutaye kubera iki Nikodra
sheri nta muntu wamfungisha, sheri humura, muhumure nta wamfungisha. Niko uwitwa Nadeje mwakundanye imyaka igera ku 8, mwapfuye iki? baranguze zose. Nadeje munyandikiramo hano ngo Nadeje, munyandikiramo hano ngo Nadeje yagutaye kubera iki? Yagutaye kubera iki? Yagutaye kubera iki? Yagutaye kubera iki? Ubu nkubwiyere ahaherereye mwandike hano ngo Nadeje, munyandike hano ngo Nadeje. Nadeje mwakundanye imyaka 8, mwapfuye iki? Nkurabure ndaje, nitwa Jihad, munyandikira hano. Ubu nibwo shozi gitangira. Nari narakwihoreye igihe kinini, nari narakwihoreye igihe kinini, umpagararaho igihe cyose umpagararaho. We wabuze content, nta content ugira. Abakozi wakoreshaga inahangaha mu Rwanda nta numwe ugisigaranye. Waragiye urabambura, uretse ko bamwe Imana yagiye bagirira neza. Nubu kubera ko bataye akazi kawe, kubera nta nakazi bafite, ugenda gusa ubayeho mu bwesikoro bwinshi. Abana urabadeprimisha ukajya uhora ubizeza ibitangaza. Uri kumva? Mumbwira abantu bose bagiye bakorana ubu bari kumwe n'ibande. We nta soni uza ubeshya abanyarwanda, mukodesha utudukuri ngo nama office, bamwe na bamwe bakaba hosting igikondo. Muzanire wari uguho gustinza igikondo, ya studio yagiye hehe? Niwiri gusabya ama studio y'abandi. Uri kumva? Ntago wakoresheje urubyiruko hano ukirirwa urwambura, birirwa badeprima. Imana bamwe ntiyagiye bahereza akazi, ntibameze neza. Ntubona ukuntu bameze neza bikakubabaza, ukaba wifuza yuko bamera nabi. Gicucu Ruganzu warangiza ukaza kunshingaho. We narakubwiye ngo ikintu cyanamubabaje cyane, yaravuze ngo njyewe ndashaka gukorana na Jihad. Ndamuhakanira, ndamubaza ariko ubundi wewe wampemba ngahe? Ngo naguhemba nko 400 ku kwezi. Ntisa musubiriremo 400, my dear, mbikubita mu modoka ntajya muri Simba nkaza birangiye. Yes, abana wakoresheje bose barihe? Bamwe ntibagendaga batwara kamera n'ibiki byose. Hanyuma mbwira Nadeje Nadeje mwapfuye iki? Mwapfuye iki? Icyo nicyo ngusaba we Kasuku, mbere yuko uza no kumpagararaho. Nta soni. Uribuka dufasha bene wanyu tukabafungurira, mwene nyoko murumuna wawe tukamufasha, inzara igiye kumutsinda mu nzu. Uri kumusabira ugira ngo ni rubanda uri gusabira kumba ari murumuna wawe. Kamani nyogoseye, kamani nyoko wanyu ntago waruraho risiba twabafashaga. We rekanze noneho sasa. Nta soni warangiza ukaza kumpagararaho. Ariko iza Nadeje zozo nzazibazanira hano abashu. Muhumure. Nta soni. Mwapfuye iki Nadeje da? Buretse gato aho yahereye kumureka sibiki, kumureka ibiki? Aho yahereye ngo njyewe ngo ibiki n'ibiki, mu bantu wirirwa uvuga bakaceceka. Wahereye kera ugenda winjira mu famiye y'abantu, yatukutuka famiye z'abantu. Ugira gute? Njyewe tebisoboka uzaze kumpagararaho, ntuza kuko njemba ngomba kuguha of course, njemba ngomba kugira ngo unabone udufaranga, sibyo? Kubera yuko utanamvuze ntago wakurikirwa. Utamvuze nta muntu wagukurikira, wowe utamvuze ntiwakurikirwa. Ariko njyewe Jihad, wumve nta nubwo nshobora kugufata ngo ngushyire mu kiganiro cyanjye byibura n'umunota umwe. Wumva ukuntu unaciriritse imbere yanjye, uri igicucu Ganzu. Warangiza ukaza we Jihad bra niko ngo Jihad wamutingagiwe. Niko Nadeje mwapfuye iki? Numara kubwira abanyarwanda icyo wapfuye na Nadeje, nzagusubiza. Nutakibabwira nzaza hano nkibibwirire. Nta soni.
nta soni aho umuntu aba yakwihoreye urazi ugatukabura igiti n'umugenzi. Njyewe kuvuga simbyanze, ndavuga pe, nanjye mvuga abandi mujye muza nanjye mumvuga, ariko hari igihe mukabya. Buriya mujye munareba, hari n'abantu ntajya nsubiza mwarabonye. Wowe rero nkubwire Kasuku, ukuntu ufite agaciro nka kabajiya imbere yanjye, ukuntu ufite unganya agaciro nka kabajiya. Njye nkora live y'iminota 30, ukora live ugakora na TikTok, ukajya no gukora ikiganiro, ukongera ukicika jihadi mureba, jihadi w'umutinganyi, jihadi. Jihadi narakubwiye ngo paka upfuye nzakuzengereza mu mutwe paka, kuko nzahora mu mutwe wawe nk'isereri. Uri gukora ibiganiro kila siku, ndashaka kuza buri weekend nzajya nzangutemo nguhereze ka content. Ufite agaciro nka kabajiya imbere yanjye, bajiya unazijuye. Umva icyambere nkubwire, utamvuze abantu ntabwo bashobora kuza kukureba. Niyo nakora ikiganiro sinagushyira kuri thumbnail yanjye, wumve ko ntanagushyira kuri thumbnail yanjye, wumva agaciro gace ufite. Sinagushyira kuri thumbnail yanjye kubera yuko niyo sinshobora kwicara mu kiganiro ngo nkuvuge, ntabwo bishoboka. Live nzajya nzanguhereze ka content utware, mpereze n'abandi hano bagende bikorera utuntuze biri codingira. Uri kumva? Njyewe sinshobora uza nabaze nawe Kim, ntiwirirwa gutera ubwoba abantu nguza bakubitisha imitwe. Ntago bihari, ibyo byose ntibihari, kubera yuko bagutaye bakubuka. Urinda ushyira aho ngaho, n'ushobora gukoresha abakozi ubasha guhemba. Abantu bose bakoze iwawe warabishyuye. Niwabonye abantu bose bakoze iwawe warabishyuye. Igihe cyose jihadi, nje ndababwiye ngo utanavuze ijambo ngo ushyiremo jihadi nta nubwo wahumeka. Ikikubwira ko naguteye depression, njyewe umva urwaye taki yanjye nyine uba ugomba kwivura, wandushiwe. Uri kumva umva, sindanakubwira kuko nshobora no gufata amavideo yawe yose wirirwa uraho ngaho wacyuzinga umuntu kuyatwara muri ambasade ya Amerika n'inkejo mu gitondo Kasu. Ntunatushe rwose icyo cyo rwose. Kandi hari umunsi nzabyuka gutya byagubutse nkayajyanayo, tuzarebana cyandi i Kigali. Utamvuze ntiwabona content, icyo cy'abanyarwanda bacyumva. Nzabatama ibyanadeshe nimwiturize Kasu. Jihadi rero ese ubundi ukora ryari ko abandi banyamerika baba bari mu kazi, uragakora se ukagera amasuka kamaramo kangahe? Uba waga ubundi nkubaza ukora ryari? Ubundi uzamba bari rumbwire ukora iki ko mwirirwa muza mubaza abantu ariko ubundi abantu bakora iki? Nabikubwiye ngo aho muri Amerika wirirwa ubwera Kasu. Njyewe nabikubwire neza, hari igihe nzabyuka byagubutse nzahita afata amavideo yawe uri kuntuka, kuko njyewe nanjye ntwara yanjye. Ubundi turebane nzabazanira iby'amatwi ya Nyatarumva nadeshe mwapfuye ikidada. Kumva jihadi, njyewe nabikubwiye ntago ndagafu kivugwa rimwe. Nundi wese rwose abizirikane, ndikorera ikiganiro ngo jihadi yashatse kuvuga gutya, ahubwo nimuzituranguze nkomeze numva izanyu. Ubundi ikindi abashoejo mbafitiye show ya danje, muriumva mumenisikia vizuri, mbafitiye show ya danje. Umva urikumva, mbafitiye show ya danje. Okimba bari tuzinduke, kuko mbafitiye show muzajye kuri The Dynamic. Ngo azaguteza RIB. RIB ni y'abanyarwanda, ni urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rw'igihugu, ariko ntago ari urw'umuntu umwe. Zaguteza RIB.
njyewe nta muntu uzantuka ngo mwihorere muri iyi mihanda niyo byagenda gute. Oya, ntabwo bishoboka. Mfite interinete, mfite telefone, yiyo yaba yapfuye najya kugura indi. Uri kumva mama ye? wowe mureke mbereke, mubaze byibura abakozi nk'icumi yakoresheje, buri muntu wese ari kurira. none se nimba nasiramuye, agapipi kanjye aragashaka hiki? Aragashaka iki nimba kadasiramuye? Aragashaka hiki ko numva kamubabaje? Wowe ubabazwa n'igitsina kitari icyawe, je sinshobora kubabazwa n'igitsina kitari icyanjye, mbabazwa n'icyanjye. Wakwicoka kubabazwa n'igitsina cyawe ngo ba muri Mongariya? Ni Mongariya koko? Niko aho wakoraga. Buretse sinshaka kuvuga ibintu byinshi kuko sindaza neza, ngiye nkubwira n'utuzi wakoze bagenda batukwirukanamo. Uri kumva? Wowe ntago umva, weekend nibwo mbona umwanya wo gukora amarayifu. Kuko indi minsi yose mba ndi busy and booked, mba ndi mu kazi. Urumva? Ese ubundi disi we ngo agapipi ngo kadashira. Umuntu w'umugabo arazwi ishinga nuko igitsina cy'undi mugabo kidasiramuye. Ahubwo ufite ikibazo wowe, ufite ikibazo. Ntabwo nzi ahantu haba, ufite ikibazo. Mbabarira nkubaze, umuntu w'umugabo ubu ushobora kwicara nkahangayikishwa n'igitsina cy'umuntu hano kidasiramuye ngo nkikoreshe iki se? Ngo nkirye, nkiteke, nkitogose, nkikoreshe iki? Umuntu w'umugabo ashobora kurazwa ishinga n'igitsina cy'umuntu kidasiramuye? Tujye tubwizanya ukuri. Ngo ugikoreshe iki se da? Ahubwo bagufate, bagucungire hafi. Uri kumva? Bagucungire hafi. Ariko mbabazi, uwo nise umuntu, uwo nise imifupa ninde? Uwo nise imifupa ninde? Niko uwo muntu witwa gutya nanjye mumunyereke dukomeze. Ubu ntabwo ushobora gushyira ngo jihadi umutinganyi. None se ibyo birakuraza ishinga? Wabuze content. Nureba n'ubu tuvugana aratomboye. Jihad aramvuze, ubwo Jihad amvuze reka nkwereke, reka nshyireho. Umara icyumweru wambaye ipantaro ukora ibiganiro, icyumweru kandi wambara ipantaro zihinduye, utambara imwe. Umara icyumweru wambara ipantaro ukora ibiganiro buri munsi umvuga, sibyo? Kandi ipantaro idasa nk'iyo wambaye ejo. Nuzibona uzangaye. Ufite ubwo bushobozi bwazo? Wabuze amafaranga yo kwishyura abana babandi, warabambuye, baranakwihoreye, wirirwa bagendaho babuze ibwami no ku karubanda. Warabambuye barakwihorera. Urumva? Urabambura, baraceceka, bagerageza kurwana n'ubuzima, babaho. Ugira ishyari, nicyo kibazo cyawe. Uri umunyeshyari, uri nenugu, uri nakasajya, uri umunyeshyari mubi. Wowe uzanicwa n'ishyari ryawe. Ibyiza rero, uri kumva, ibyiza wareka ishyari. Nubona ipantaro shaho, nakubwiye ni nkeneye, ndabigusabye. Njyewe mbikubwiriye hano kuri live kuko sinshobora gukora ikiganiro abashu bazicara ku gasonga bugari ngo baze bumve. Baba bagomba kuza hano mu busutwa burenze. Ukore ikiganiro
ibigani icyumweru cyose umvuga ntari buntuka uko ushaka untuka wambara ipantaro kandi ipantaro niwambara niyo pantaro ujye wambara ipantaro kuwa mbere imwe kuwa kabiri kuwa gatatu itandukanye n'iyo wambaye ipantaro byibura 7 mu cyumweru 7 icyo nicyo nugikora umunsi wakoze icyo kintu ukambara ipantaro kuwa mbere kugera ku cyumweru unahindura nyine ugaragara nyine nk'umuntu uri gukora ibiganiro nyine utange show apana guhora muri ziriya jipe kiroti nubona niwambara ipantaro ugakora ikiganiro kuwa mbere kuwa kabiri uhindura nzava mu nzira nzava mu nzira ntabwo uzongera kumva nongeye no kukuvugaho nuzibona mwarangiza ngo murusha abantu ngo kwambara ngo murambara mwambara iki sipirika mushaka unakubita muri urukweta pana twa tundi tuba duhengamye buri munsi uhindure n'urukweto sha noneho nurangiza buri uko ukoze ikiganiro uhindure na content ariko jewe kubera yuko ari igihe ki kuri wowe kuko mbuzemo warwara umutwe wirirwa uhungeta abana b'abandi hano wanze kubishyura barakwihorera wirirwa bagendaho bavuga ngo uzabagirira nabi nta soni ntago byakunda nakubwiye ngo nta terabwoba riri mu Rwanda mbigusubiriremo iterabwoba ryararangiye naho twavugaga ngo riri muri Kongo iwanyu naho ntari gihari M23 yatabaye abanyekongo uri kumva rero ninjye ushaka gutera ubwoba we ntago bishoboka nibikunda nakubwiye wowe warangiza ngo na ubundi uzanabwira abanyarwanda uti uwitwa Nadege Jihad yavuze bimeze gutya na gutya ubivuga nabo bicurika nza mbizana bihagaze none narangiza ngo Jihad nta cyabaye njewe wowe ubu ntureba urakora ikiganiro urahita ukora live wongere ukore TikTok ushutinga ikiganiro ni uryama wongere ugire ushutinga ikiganiro nurya paka ugomba gukora ibiganiro kandi abasaba hano mujye mugenda mubikurikire mu mwumve mumufashe mumuteze imbere je ntago ngira ishyari ariko urangwa n'ishyari abana baraguhunze bishakira ubuzima warabambuye warabadeprimishije cyangwa nkuzanira umwe kuri umwe baguparikire hano muri kumva wowe kora ibyawe nunda kora ibye sindaza n'umunsi numwe wakoze ikiganiro ngo mvuge ngo kasuka ibintu yashatse kuvuga nibi kuko nta byo mbanzi kuko ibintu uvuga rwose content yawe nta nahani ihuriye n'iyanjye content yanjye nta handi ihuriye n'iyanjye ntaho pe ntaho yego ko amezi 6 yonyine ntago yamvuga amezi 6 umwaka ntago ngugwi amezi 6 makeya akazacuruza tesa atamvuze ariko ja nkubu ngewe 30 minutes nihaye irarangiye icyo ngicyo nicyo kintu mbabwiye mwabantu mwe uwapfuye yarihuse nakubwiye nti reka kwambara izo jipe kiroti umenisikia vizuri reka kwambara izo jipe kiroti ubundi kuwambara ipantaro kuwa kabiri ipantaro itari nk'iyo wambaye ubundi ukora ikiganiro sha turebe ibi bintu muba mugira ngo muba mushaka kuza mwiyenza hanyuma umuntu witwa Nadege ubabwira uti
bikwaye jewe cyangwa nzaze nkwibwire noneho n'ibyo arimo ya mwapfuye iki nadeje naza mubambikira ipantaro urumva ubundi wikendi abashuri nibwo nzongera nkabatamo ka live